mwanya n'ubundi tugiye kwigana ijambo ry'Imana, ariko hari umuvandimwe nk'uko n'uri n'abandi bose bazagira ibibazo bazabyandika, yabajije ikibazo nakabaye nakiretse kugira ngo tuzagene umwanya n'ubundi wo gusubiza ibibazo, ariko bitewe n'uko yabajije ikibazo cyiza cyane kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko aricyo kibazo buri munyabyaha wese akwiriye kwibaza. Nubwo muzumva yuko hari kenshi bitewe wenda na gahunda itorero rigira byanga bikunze mu gihe habayeho icyigisho, mu gihe habayeho gahunda yo kwiga, abantu bakagira ibibazo babaza, uzumva ko benshi bakunda kubaza n'ibibazo n'ubundi nubwo ibisubizo byabyo bibonetse usanga bitagendere gukiza ubugingo bw'abantu. Bimwe usanga ari ibibazo by'amatsiko, ubundi ugasanga ni ikibazo umuntu abaza kandi nawe ubwo atari we ugifite, ahubwo avuga ko ari abandi bagifite, ukumva mbese abantu bahora babaza bagaragaza ko ikibazo ari abandi bantu runaka. Bati ko tubona abakanaka bakora ibi, bati ko tubona ibintu bigenda uku nguku, ariko kugira ngo uzajye kubaza umuntu wibaza ikibazo afite mu bugingo bwe. Nk'icyo ku munsi wa Pentekote igihe abantu bibazaga ngo none bene data dukora iki, tugire dute? Ubundi Ellen White yavuze ko icyo nicyo kibazo nyamukuru gikomeye umutima wa buri muntu wese ugomba kwibaza. Ariko birasanzwe niko ijambo ry'Imana ritubwira, iyo ubutumwa bwiza buvugwa Satani ajya ahagurutsa ibintu bindi byo kugira ngo abantu batakaze umurongo w'ijambo ry'Uwiteka rivuga, abantu bakaba basa nkaho banagaragaza ubwuzu bwo kuganira cyane ku bintu by'Imana, ariko mu by'ukuri bamaze guta umurongo. Ndabyibuka mu itorero ry'i Sarudi, niba abantu mwabitinzeho nk'uko Bibiliya bivuga, igihe ijambo ry'Uwiteka ryavugaga yuko ribwira itorero ry'i Sarudi ngo ufite izina ry'ukuri nyamara uri intumbi, Ellen White yanditse ikintu gikomeye cyane mu gitabo cy'ubusobanuro bw'Abadiventiste, avuga ku itorero ry'i Sarudi igihe Imana ijyaga kubavugaho ayo magambo. Baravuze ngo bari barize, murabizi bari abana b'abagorozi bahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bize iby'ukwizera kwa base, ngo bagera ubwo bashaka bafite amatsiko gusa yo gucukumburamo inyigisho nshya. Buri muntu wese akaba yumva hari ikintu gishya ashaka kuvana mu ijambo ry'Imana gitandukanye n'ukwizera kwa basekuruza, kuko bari barabisubiyemo inshuro nyinshi, bigeze aho biba bitagifite umwanya mu mitima yabo, bumva barabirambiwe nabo bashaka guhindura ngo bafate izindi nyigisho. Icyo ni ikintu cya mbere cyabarangaga. Ikindi cya kabiri cyabarangaga, baravuze ngo wasangaga abantu bari gucukumbura mu byanditswe byera bashaka amakosa kuri bagenzi babo. N'ibiganiro bari kuganira ugasanga bari gushaka amakosa kuri bagenzi babo no gushinjanya. Kandi ibi bintu, iri kosa n'itorero ry'Laodikiya turarifite. Uzumva bishobora kugutangaza, abantu bashobora kwicara basa nkaho bari kwiga ibyanditswe byera, cyangwa abantu babaza ibibazo bakaba bamara n'amasaha 5, ariko nta kibazo na kimwe mu bantu bicaye aho kiri bugireho gikiriza ubugingo, igisubizo cyacyo ntikiboneka. Uwo ni umugambi wa Satani, ntabwo ari gahunda y'Imana. Uyu muvandimwe rero yabajije ikibazo, aravuga ati ngira inama, nta nubwo yanditseho izina rye, nta n'icyo bitwaye, ntabwo ikihutirwa ari izina rye, gusa yabajije ikibazo atubwira ati Yesu ashimwe cyane. Aravuga ati ngira inama, ati narihannye, umukono we ntabwo woroshye kuwusoma, ariko numva nshaka kureka ibyaha, ariko nkajya kubona nkabona nongeye nguye mu cyaha. Atagahinda n'umubabaro bikenda kumena umutwe, ati none ngira inama, numva mu mutima ncitse intege, ati nkumva birutwa nuko nakwipfira. Nubwo yakomeje bisubiramo hepfo abaza ati narihannye kandi mba numva nshaka kureka ibyaha nkuko maze kubyumva, ariko njya kubona nkaba n'ubundi ibyaha nongeye nabikoze, nkabona nongeye nabisubiyemo. Ati ndetse agahinda nkumva karandemereye cyane mu mutima, ati none ngira inama mbigenze ne, kandi ndashaka kujya mu ijuru. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko umuntu, niyo magambo yavuze hasi muri kino kibazo, ati ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko abantu bakora ibyaha batazajya mu ijuru, ahubwo ritubwira neza yuko ayo magambo yavuze yuko abakora ibyaha ari abasatani. Muzabisoma mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya 3, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo abana b'Imana n'abana basatana bari. Gusa uyu muntu impamvu iki kibazo cye rwose ni ikibazo cyiza cyane, yibaza ati nakora iki kugira ngo nkire, nakora iki kugira ngo mbe imibereho idakora icyaha. Nubwo nk'uko nabibabwiye, abantu benshi bamaze gufata umwanzuro batavanye muri Bibiliya, badafite n'ibindi byanditswe basomye byabafatishije uwo mwanzuro, bavuga neza yuko kubaho imibereho umuntu adakora icyaha bidashoboka. Babifatira umwanzuro atari ikibazo babaza, badakeneye ubibigisha uko byagenda, bafata umwanzuro ko umuntu adashobora kubaho adakora icyaha, bati ntibibaho. Ariko ijambo ry'Uwiteka ritubwira neza yuko nubwo cyaba ari icyaha kimwe umuntu atihannye ngo akireke, icyo gifunga amarembo y'ijuru uwo muntu ntazaryinjiremo. Twasomye amagambo kare
mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri paji 306 igihe havugwaga ku bahungu barewe no gutunganywa kwabo, batubwiye amagambo avuga ngo mu gihe Kristo kirahera cyane. Ubundi niyo mpamvu Dawidi yavuze isomo, amagambo ari muri Zaburi ya 32. Reka tujyeyo kuko muri uyu mwanya dufite iminsi 30 imbere yose. Ntabwo ari ngombwa ko ku munsi umuntu amara isaha yigisha, iminsi 30 irahari. Nubwo namara iminota 20 yonyine, ejo tuzongera, n'ejo bundi, ni byiza ko dukoresha iminota yacu neza. Rero Zaburi ya 32 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5 haranditswe ngo hahirwa ababara ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'Uwiteka atabara gukiranirwa, umutima we ntuwe mu buriganya. Ikibazo kuki ijambo ry'Uwiteka rivuga ngo hahirwa ababara ibyaha bye, ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa? Kuki ibyaha bitwikirwa? Batubwiye impamvu zabyo mu magambo twasomye. Hahirwa ababara ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Iyo Umwisirayeli yabaga yihannye icyaha, yajyaga ku buturo bwera, icyaha yakoze akacyaturira mu ruhanga rw'igitambo, hanyuma ibyaha yakoze bigashyirwa ku buturo bwera, akaba ariho bitwikirirwa, bigategereza umunsi w'impongano. Byabaga mu Bisirayeli. Niyo mpamvu n'iminsi mikuru yo kwishima ntabwo yabaga Umwisirayeli avuye ku buturo bwera, avuye kwatura icyaha cye. Iminsi mikuru yo kwishima nk'ishyanga ryose yabaga nyuma y'umunsi w'impongano, ibyaha bikuwe hagati muri bo. Niyo mpamvu twasomye amagambo avuga ngo mu gihe abantu uyu munsi bari kwatura ibyaha byabo babyihana, hagomba gukorwa umurimo wo kwezwa. Aho mu gihe Kristo abavuye ahera cyane, abantu b'Imana bagomba kuzahagarara imbere yayo batagifite ubavuganira. Bivuze iki? Buri cyaha cyose kizaba cyarihanwe, kandi umuntu yarabonye intsinzi kuri buri futi ryose rimwizingiraho. Kuko buriya, reka mbabwire iki kintu, iyo umuntu yakoze icyaha akacyaturira Imana, akayisaba imbabazi, cyangwa agasanga uwo yahemukiye akamwatura icyaha yamukoreye, akamusaba imbabazi, niba ari ibyo yamwibye akabimusubiza, uyu muntu ijambo ry'Imana nk'uko Uwiteka bidusezeraniye arababarirwa. Ariko mureke mbabwire ikintu cyo gisigaye, nubwo uyu muntu ababarirwa iteka yaraciriyeho bwo kwica amategeko y'Imana, urwo rubanza akaruvanwaho, abasigaranye intambara muri we yo kunesha cya cyaha yihana. Reka nkubwire, niba wanywaga inzoga, niba wasambanaga, niba wenda wakoraga n'ibindi bintu by'uburiganya, niba wanywaga inzoga ukumva zirakuryoheye, niba wenda wasambanaga mu bundi buryo bwo kwinezeza, ntabwo ibi bintu n'ubundi uzabyaturira Imana, kandi ibi bintu ibikubabarire. Ariko nagira ngo ubwire ngo ibyifuzo bya kamere n'ubundi byongera kukuganisha muri za nzira. Kamere y'umuntu ntabwo izakuvamo, izakomeza ikubemo, ahubwo ugomba kurwana intambara. Buri futi ryose rikwizingiraho ukaritsinda. Twasomye amagambo avuga ngo kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umuhati wacu udacogora, tugomba kuba abaneshi mu ntambara turwana n'ikibi. Kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umuhati w'umuntu udacogora. Hari igihe abantu batekereza ngo kuba barihanye, ngo kuba Imana yarababariye bakagenda bakigaramira. Muzasome amagambo ibyanditswe bigera bitubwira ku ntambara y'umutima. Umuntu aba ku ntambara y'icyaha kimwizingiraho, ku buryo mushobora guhura mu nzira ukagira ngo hari umuntu wamuhemukiye cyangwa yapfushije. Icyakora wamubaza amakuru akakubwira ko ari meza, kuko n'ubundi amakuru y'ibibera imbere muri we y'intambara ariho, kuyakubwira nta kintu byamufashaho, nta n'icyo nawe byakumarira. Umuntu mwegeze kumbwira ijambo, ni amagambo nari nandikiye abantu ndi gushima Imana cyane. Umuntu arambwira ati rero biriya bintu batubwiye, ati wenda rimwe na rimwe nushaka uzajya ubyihorera we kubibwira abantu, ati kuko buriya hari ukuntu ibintu bibera imbere mu muntu akumva agaciro kabyo n'uburemere bifite, wanabibwira abantu bakaba baguseka cyane pe, bakumva baguhinduye urw'amenyo bitewe n'uko uburemere ubyumvana muri wowe. Ntabwo ari bw'abandi bantu ushobora kubabwira ngo babyumve. Kandi koko mutagira ngo ni n'ikindi kibazo, n'ubundi ibintu by'Imana ntabwo biheshwa agaciro wenda n'umuvuduko munini wa rubanda nyamwinshi abantu bawurimo. Ibintu by'Imana kugira ngo umuntu amenye uburemere bwabyo, bigomba gukorerwa muri we, ntabwo bituruka ku magambo menshi cyangwa ku mpano cyangwa ku buryoza bw'abantu bavuga. Ahubwo buriya umuntu wari uzi agaciro ka Yesu n'umurimo we, ni nk'impumyi yo muri Yohana igice cya 9, wagiye akabwira abantu ati icyo nzi cyo nari impumyi none ubu ndareba. Ariko namwe niba mushaka ko bigishwa we mugende mu mwishakire. Nta wundi muntu wari uzi agaciro kabyo kereka ko byari byakorewemo. Uyu muvandimwe kubw'ikibazo tubajije n'ubundi ari nawe icyigisho cyacu mu magambo magufi yakiri buze gushingira, ariko kirasa ku ntego.
iki kibazo twese turakigira. Na Ellen White cyanditseho mu gitabo cy'imigani ya Kristo, icyigisho cya 7 cyitwa imbaraga itangaje y'ubutumwa bwa Kristo. Kuki wa mugani w'uyu muntu iki kibazo buri munsi gihindura iki? Ko umuntu yihana, mbivuge mu ijambo yabivuzemo, kuko uwihannye we ntabwo yongera gukora icyaha, ariko mbivuge muri iyi mvuga bivuzemo kuki umuntu yihana ariko bigasoza yongeye kwibona mu byaha. Icyaha umuntu agicikaho ate? Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3. Icyisho cy'uyu munsi kiraza gushingira ku murongo wa 15 w'uru rwandiko tugiye gusoma. Igisubizo cye n'ubundi kiraza gushingira muri icyo cyigisho, ariko kugira ngo tucyahuranye tukiveho turasoma 16 17 niho tubwira intambwe z'uburyo umuntu Imana ivana umuntu mu bunyacyaha bwe, mu gushayisha ikamugeza ku rwego abasha kuva mu rwobo rw'intare nka Daniyeli, akabwira umwami Dariyo ati Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ati kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, ati kandi nawe mwami urabizi ko ntacyo nagucumuyeho. Aya magambo arayimbaga ko Daniyeli yabwiye umwami ati nabonetse imbere y'Imana ntafite icyaha, ati kandi nawe mwami urabizi muri gahunda z'inshingano zanjye no kubana nawe ntacyo nagucumuyeho. Iri jambo abantu bavuga ko ridashoboka, ariko Bibiliya itanga ubu buhamya. Urwandiko rwa Paulo Timoteyo cya 3 umurongo wa 15 na 16 kugeza ku 17 haranditse ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Reka mwumva akamaro kabyo. Bwa mbere no kwigisha umuntu nk'uko ngo twaje kwiga, cyangwa nka gahunda abantu bafata mu miryango biga ijambo ry'Imana, cyangwa gahunda umuntu bafite ku giti cye igihe ari kwiga. Intambwe ya 2 nyuma yo kwigisha umuntu, intambwe ya 2 ni ukumwemeza ibyaha bye. Niba uyu muntu watwandikiye ikibazo, ijambo ry'Uwiteka n'amategeko y'Imana buri gihe bihora bimushinja bikamwereka ko imibereho abayeho inyuranye n'ijambo ry'Uwiteka rivuga, ari kuri iyi ntambwe ya 2 ivuga ngo no kumwemeza ibyaha bye. Akwiriye kumanikira Imana amaboko akabwira Imana tumva Imana mbabarira kuko ndi umunyabyaha, akatura icyaha cye. Turaza kubibona. Intambwe ya 3 no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitsi afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga yo kuvana umunyabyaha aho yahenebereye rikamugeza ku rwego ibyanditswe byari bitubwira ngo uwo muntu abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza ingana iki yose. Ntabwo ari ibyo umuntu arushije imbaraga. Uyu munsi dufite abizera bafite amadini menshi. Imana ni igitangaza cyakora. Nababwiye ikintu, iyo iri torero ritaza kuba ari itorero ry'Imana, amadini aba yarakomotse hano ntabagira uko angana. Kuko umuntu aragenda akagundira ikintu kimwe, yaba wenda yize temperance akamenya amahame runaka nabwo atari yose, akantu runaka akagakomeraho, ugahinduka umurongo wo guca iteka ati umuntu utameze utya. Muri temperance umuntu utarya inyama, ukirya inyama ntabwo azajya mu ijuru, kandi kuko bikaba ari ibyanditswe. Ariko ugasanga uwo muntu naho ngaho gukiyanuka kwe kuri undi muntu wese utari muri uwo murongo akabana umunyabyaha. Umuntu mwegeze ko mu buhamya, nasengeraga mu gihugu cy'abaturanyi Bujumbura, twagiraga itsinda nka rya ndiriba hano ku Muhima. Iyo twarirangizaga twajyaga gusura abarwayi babaga barwariye mu bitaro nka CHK y'i Burundi, bitaro wa Karede. Turi mu nzira turi kugenda tuvuye ku rusengero nyine tugiyeyo, yari umusore arambwira ati, twari tumaze kwiga n'ubundi byinshi bya temperance, arambwira ati reka nkubwire ikintu gitangaje. Twari duhuye n'abantu tugenda tubasuhuza tuganira bitewe n'impamvu z'abo bantu twari duhuye nabo. Icyo kintu nibwo yakimbwiye. Arambwira ati reka nkubwire ikintu gitangaje. Ambwira imyaka runaka, kandi yaramenye ubutumwa bwo kwirinda, ari n'umudivantiste kandi abugenderamo afite imbaraga. Ati ntabwo nashoboraga kurya inyama uko byagombaga kumera kose. Amubuhamya ati
bitewe n'akazi nakoraga, yatwaraga imodoka akorera umushinga runaka, ati tujya mu ntara bavuye nyine i Bujumbura mu kazi, ati ahantu twabaga nasanze ibyo kurya byashoboraga kuboneka zari inyama nabwo z'ingurube n'ibindi biryo byo kurya byabonekaga zari impungure, atariko nazo bazitekeshaga amavuta y'ingurube. Arambwira ati aho hantu twahamaze iminsi 3, ati kandi kuba kwirinda cyane nahamaze iminsi 3 nta kintu cyaho nigeze ndya, iminsi 3 irashira ndayihanganira, ndongera natse imodoka, akazi karangiye mu minsi 3 dusubira i Bujumbura, niho nongeye kurya. Uwo muntu yarashikamye, ntiyari afite imbaraga, ariko yarambwiye ati ikintu ngira ngo nkubwire kandi kiri bugutangaze, ati muri iyo minsi nari mfite ububyutse mu byigisho byo kwirinda kuri urwo rwego, nashoboraga kumara iminsi 3 nariye. Ubwo bitewe n'abantu nababwiye ko byari bitewe n'abantu twari duhuye dusuhuje. Arambwira ati nari umusambanyi utangaje cyane, ati narasambanaga cyane, ati ku buryo muri uyu mujyi wa Bujumbura sinshobora kugenda intambwe 50 ntarahura n'umugore cyangwa n'umukobwa nasambanye nawe. Kandi ku kintu kigendanye n'ibyigisho byo kwirinda yari kuguhitana. Niho nyihereye ubwo buhamya, abo bantu twari tumaze guhura nabo. Ibyanditswe byera biravuga ngo ijambo ry'Imana rigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza icyaha no kumutunganya no kumuhana gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza ingana iki, ni imirimo myiza yose. Ariko uzasanga hari abandi bantu bafite, bigeze kuba ndi mu materaniro, ikintu cyambabaje cyane cyane agahinda simbabeye. Hari umwaka ushize n'amavuna nakoze ahantu hamwe, umwe mu bizera batari abadivantiste twari turi kwigana mu ishuri ry'abitegura kubatizwa, arambwira tumva reka nkubwire, ati ibintu byose watwigishije ni ukuri ko mu ijambo ry'Imana bidusomeye muri Bibiliya, atari ko nagira nkubwire yuko mu bintu byose wadusomeye iwacu aho nabarizwaga mu idini nabarizwagamo byose ibyo bintu turabikora, nanjye ubwanjye nabikora. Ikintu cyansinze kimwe rukumbi ni ukutaruhuka isabato, nicyo cyonyine kigiye gutuma mbatizwa. Atari ko nagira nkubwire ikintu kintera agahinda cyambabaje, ambwira n'amazina yabo, anyereka abo bantu, ati mbabazwa cyane nuko bihambira ku isabato y'umunsi wa 7 mu itegeko rya 4, bakavuga yuko kuba barikomeza gusa kandi bica andi mategeko ibyo bintu bizatuma bajya mu ijuru. Icyo kintu kirambabaza. Ati imyaka maze naturanye nabo byatumye nabo umudivantiste, kandi koko nibyo. Umuntu aragenda mu minsi 6 akaba umupagani nk'abandi, ku wa 6 w'isabato yacunga izuba rirenze akaba ari mu rusengero. Icyakora kubera ko batamubonye ku isoko acururiza, batamubonye ku kazi akorera mu bitaro cyangwa mu ishuri runaka aho yigisha cyangwa akazi akariko kose akora, bakavuga bati kanaka ni umudivu uyu munsi ni isabato, ariko mu yindi minsi nta bundi bunye bashobora gutangira gukura umwana w'Imana. Ibi bintu byagiye bibinkomye ku murimo kugeza ku rwego nigeze kubabwira ikintu mu kwa 12 ubushize turi Cyangugu mu materaniro, hari abantu bamwe nabonye mbwira Imana abangabo babiki ubarekera aho bari, saa 11 bazaza. Muri uyu murongo wuko ibyanditswe byera bigenza umuntu, Ellen White yabajije ikibazo kindi umuntu ndibwongere kuri ikibazo uyu muvandimwe yambaye ati kuki nshaka kureka ibyaha ariko nkomeza nkabikora. Ellen White yabajije ikibazo ahereye kuri uyu murongo tumaze gusoma, uburyo ijambo ry'Imana rihindura umunyabyaha. Arabaza ati kuki abantu benshi, hari abantu benshi biga ijambo ry'Imana nyamara ntibahinduke. Dusanga bakigira inarijye, barakazwa n'ubusa, bihutira kuvuga menshi. Ubwo n'imigani ya Kristo icyiciro cya 7 muri cya gitabo cya mbere kuri paji 41 wambaka 42, ati bakirakazwa n'ubusa, bakihutira kuvuga amagambo menshi. Ati mbese ugasanga basa naho batigeze kumenya ukuri. Aravuga ngo impamvu iragaragara ni uko batihannye ngo bahinduke. Ahita atanga igisubizo rero cyo kugira ngo ibyo bintu binesheke. Kuri paji 42 aravuga ngo ibyanditswe byera byose, agaruka kuri ijambo ry'Imana, ati ibyanditswe byera ni igikorwa gikomeye mu guhindura ingeso. Aravuga ngo iyo ijambo ry'Imana ryizwe neza, ngo rigizwe mu buhe buryo? Iyo ijambo ry'Imana ryizwe neza kandi rigakurikizwa, aravuga ngo rikorera mu bitekerezo.
by'umuntu rikamuvanamo ibishaka byo gukiranirwa. Aravuga ngo Mwuka Muziranenge amwemeza icyaha, maze mu mutima we hagashibuka kwizera gukora mu rukundo rwa Kristo, kuko arirwo rutuma dusa nawe. None ikibazo, ibyanditswe byera iyo byizwe neza kandi bigakurikizwa, kwiga ibyanditswe byera neza ni gute? Igitabo cyitwa Uburezi muragifite kuri paji 125, banditseho amagambo atangaje avuga ngo ibyangombwa byose bishobora gutunga ubugingo bw'umuntu n'umubiri n'ibitekerezo bye bikagira imbaraga, ibyo byangombwa byose Imana yabishyize mu ijambo ryayo. Ariko baravuga ngo inyigisho y'ingirakamaro cyane Bibiliya yigisha ntabwo umuntu ashobora kuyibona aramutse yize Bibiliya rimwe na rimwe. Ubwo turi kukivuga ngo ijambo ry'Imana iyo ryizwe neza kandi rigakurikizwa. Gukurikiza ijambo ry'Imana byo sindi bigarukaho cyane, kuko byanga bikunze gukurikiza ijambo ry'Imana ni ugukora ibyo ryavuze. Ahubwo reka tugaruke ku mugabane uvuga ngo iyo ryizwe neza. Ikintu cya mbere Ellen White yavuze mu gitabo cy'Uburezi kuri paji 25, yaravuze ngo inyigisho y'ingirakamaro cyane Bibiliya yigisha ntabwo umuntu ashobora kuyibona aramutse yize Bibiliya rimwe na rimwe. Niba wiga ibyanditswe byera rimwe na rimwe, ukabyiga uyu munsi, ejo ukabona nta mwanya ufite ukabyihorera, ejo bundi ukabyiga kabiri wikurikiranye, ubundi ukongera ugasiba, nta kintu na kimwe bishobora kukumarira. Uzakomeza wibaza iki kibazo, ati kuki nshaka kubaho imibereho ikiranuka ngakomeza ngakora ibyaha? Indi ngingo ya kabiri yavuze mu buryo bwo kwiga Bibiliya neza, bivuze ngo icya mbere, kwiga Bibiliya neza umuntu agomba kugira ibihe bidapfa buri munsi byo kwiga ijambo ry'Imana. Kabiri yaravuze ngo kandi ntabwo iyo nyigisho y'ingirakamaro umuntu ashobora kuyibona niba yiga Bibiliya huti cyangwa mu buryo bwo kutagira icyo umuntu yitaho, nubwo ibyo bihe wabifata buri munsi. Yaravuze ngo ubutunzi buyirimo busaba buri mu ndiba yayo, ngo kandi kugira ngo umuntu abubone agomba gucukura hasi cyane. Ugira igihe kingana iki n'ubwitonzi bumeze bute bwo kwiga ijambo ry'Imana? Nabwiye abantu ikintu, reka mbabwire, kugira ngo umuntu amenye impamvu z'intege nke abantu bafite, kugira ngo umuntu amenye impamvu yo kuyoba kuri muri twebwe n'ibyaha byinshi biri muri twe, kandi abantu tugakomeza tukitirirwa izina rya Kristo, ntabwo bisaba amayerekwa. Mureke mbabwire impamvu imwe rukumbi iteza impagarara, iteza impaka, iteza gutandukana kw'abagize umuryango, iteza ibyaha n'urugomo by'abasore n'inkumi, iteza ibyaha by'abakuze n'abato, nuko abantu batiga ibyanditswe byera kandi neza. Kuko kuri paji 128 mu gitabo cy'Uburezi baranditse ngo ijambo ry'Imana niyo mbaraga irema, ni ry'Imana yakoresheje irema ibiriho byose. Aravuga ngo iryo jambo ritanga ubugingo, ngo kandi isezerano, itego ryose ririmo ni isezerano, ngo iyo umuntu aryakiriye ku bushake rizana n'ubugingo bw'Imana ihoraho. Ngo iryo jambo rihindura umuntu, rihindura kamere y'umuntu, maze rikongera kumuremamo ishusho y'Imana. Ibyanditswe byera iyo byizwe muri ubwo buryo bifite imbaraga yo guhindura kamere y'umuntu, maze iryo jambo rikongera kumuremamo ishusho y'Imana. Kugira ngo ibi bintu twe kujyana kure cyane, kugira ngo umuntu asobanukirwe n'iki kintu, wiga ibyanditswe byera buri munsi. Icya kabiri, mbese utanga igihe kidapfa kandi witonze, udahuzagurika, uri hamwe, ukaryinjiza mu bwenge bwawe kandi ugaharanira kuba ariryo rihinduka umugenga imibereho yawe. Nta handi hantu uri igisubizo, nta handi hantu uzakivana, ni aho ngaho. Nabajije abantu ikibazo ngira ngo buri muntu wese mubaze, ninde muntu wize ijambo ry'Imana gutyo akaba agira ibihe bidapfa buri munsi byo kwiga ibyanditswe byera no gusenga? Kuko impamvu nongeyeho iki cyo gusenga, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cya Ellen White kuri paje 327 yaranditse ngo isengesho ni uburyo bwatoranijwe n'ijuru bwo gutera gutsinda mu rugamba rwo guhangana n'icyaha. Mubyumve, isengesho ni uburyo bwatoranijwe n'ijuru bwo gutera gutsinda mu rugamba umuntu arwanamo n'icyaha no gukuza imico ya gikristo. Iri sengesho ritera umuntu kunesha icyaha kandi rigakuza imico ya gikristo. Muri Rengera ubuzima mugabane kabiri kuri paje 10 Ellen White yaranditse ngo uko umutima w'umuntu utera, uko yitsa umwuka ahumeka, niko agomba kuba ari kuzamura isengesho imbere y'Imana, mu nzira agenda, mu kazi ka buri munsi, igihe aganira n'abantu. Aravuga ngo n'ibiganiro tugira n'inshuti zacu ntabwo bigomba gutuma imitima yacu itandukana n'Imana.
ninde muntu usenga atyo akiga ijambo ry'Imana nk'uko Ibyanditswe byera bitubwiye, uyu munsi akaba yamanika ukuboko agashinja Imana ko itamuhinduye? Namanike ikiganza. Umuntu ugira ibihe bidapfa byo kwiga Bibiliya, umutima we ugakomeza komatana n'Imana mu masengesho, akaba ari gushinja Imana ko itamusoreje amasezerano ngo uhindure umutima we abashe gutanga ubuhamya nka Daniyeli ahagaze imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika n'imbere y'umwami, ngo abwire ati umva rero mwami Dariyo, Imana yohereje marayika wayo abumba akanwa k'intare, ati kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, ati kandi nawe urabizi nta kintu nagucumuyeho. Abantu bananiwe gukora iby'Imana yategetse, barahindukira bashinja Imana ko ariyo yananiwe gusohoza amasezerano yayo. Bati ibyo bintu ntibishoboka, bati ibyo bintu bijyanye n'ubwaka, ibintu byo kwirirwa muvuga ngo umuntu abaho imibereho, ngo noneho ikibazo kijya gikunda kubaho, abantu bajya banakunda kubitubaza. Tumaze iminsi n'abavandimwe twigana ibyisho kuri televiziyo bavuga ngo ni gute umunyabyaha ahinduka umukiranutsi, abantu bakatwandikira bati namwe ibyo bintu mutubwira uko umuntu ashobora kumvira amategeko y'Imana, ati ibyo bintu ntibishoboka, ati namwe mu bitubwiriza byarabananiye. Ikibazo iyo uvuga yuko bagenzi bawe bandi bananiwe kumvira amategeko y'Imana, ubivuga nk'Imana iri mu ijuru itegereza imibereho ya buri muntu wese. Nicyo kibazo ngewe ndi kubaza abantu. Iyo umuntu avuga ngo ibintu byo kumvira Imana n'ubukristo, Bibiliya ivuga ngo ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Kuri miliyari zituye isi uzima abantu bangahe? Ni ukwishyiraho igipimo kigufiya nacyo udashyikira. Umuntu adashyikira niba atanditse amagambo yanahangana cyane mu gice cya 31 mu gitabo cy'Ibifuzwe byose, yaranditse ngo n'urugero abafarisayo n'abatambyi bari barishyiriyeho rw'imihango yabo bari barananiwe kurugeraho, abantu bakishyiraho gahunda. Nigeze kuba ahantu henshi mba ndi mu materaniro, kubera ko nzi ko abantu batajya bubahiriza igihe, abantu nyambahitisha nkababwira ni mumbabarire, nko mu minsi 2 banza nkababwira kugira ngo mubashe kuzinduka muze ku gihe, mwebwe ubwanyu nimwihitiremo isaha. Ntabwo njya nkomeza amateraniro ibyo bintu batabanje kwihitamo, bakihitiramo isaha, kuko abayobozi nabo hari igihe ni nabo babigiramo uruhare. Buriya kwica gahunda cyane 90% ni uruhare rw'abayobozi, kuko iyo ugiye gushyiraho isaha ukavuga ngo reka dushyire saa 10, ngo uko byamera kose buri isaha z'abanyarwanda buriya bazaza saa 11, niko babigenza, uba wamaze kubyica. Abantu bakishyiraho isaha bakambwira bati tuzatuza saa 12, saa 12 nazo zigera bataraza, aribo bayishyizeho. Rero iyo umuntu ajya kuvuga ngo iby'Imana ngo birananiranye, byarakunaniye kuko utigeze uhagarara mu nzira Imana yategetse ko umuntu ahagararamo. Abantu benshi baba bari mu nzira ngari, bagakomeza kwinginga Imana ngo ibasohoreze amasezerano yasezeraniye abari mu nzira ifunganye, kuko bari mu nzira ngari nabo barasenga, mu nzira ngari batura amaturo, mu nzira ngari batanga icyacumi, mu nzira ngari bakora ibitangaza, mu nzira ngari basura abarwayi, mu nzira ngari bubaka insengero, mu nzira ngari bakora amavuna bakabatirisha. Umuntu agasenga cyane rero agasigaye ngo uko byarava mu nzira ngari ujye mwifunganye uko bitemera. Umurongo wa 15 tugiye gusorezaho, kuko nababwiye impamvu nari butinde, dufite iminsi 30, ntabwo nayimara uyu munsi. Rero umurongo wa 15 ati kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byari bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Agakiza, Abefeso igice cya 6 umurongo wa 17. Rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibyanditswe byera bikamenyesha umuntu ubwenge, ubwo bwenge akaba ari ubwo kumuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Abefeso igice cya 6 uhere ku murongo wa 10 n'uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Turasoma umurongo wa 17, haranditswe ngo mwakira agakiza kaba ingofero. Mwakira iki? Mujya mwumva abantu bavuga ngo bakira agakiza? Mujya mwumva? Cyangwa umuntu akavuga ati nakiriye agakiza, ndashima Imana ko nakiriye agakiza. Cyangwa umuntu akaba yabibwira abandi ati mwakira agakiza. Kwakira agakiza ni kwakira agakiza ni imvugo yeze cyane cyane mu Protestant.
amatora ya politiki. Kwakira agakiza ni iki? Ntabwo muzi amakuru yabyo. Kwakira agakiza, Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere, umurongo igihe tugiye gusoma amakuru y'indirimbo ya Zakariya igihe Yohana yari amaze kuvuka nk'integuza ya Kristo. Luka igice cya mbere. Zakariya yari ari kuvuga ku muhungu we Yohana ku bw'umurimo Imana yari yamushinze wo kuba integuza ya Kristo. Luka igice cya mbere ku murongo wa 76 n'uwa 77 haranditswe ngo, kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Ngo agakiza ni iki? Kubabarirwa ibyaha. Burya iyo umuntu avuze ko yakiriye agakiza, niba bivuga bikomeje akabaza icyo avuga icyo ari cyo, mu yandi magambo aba yarababariwe ibyaha bye. Hahirwa umuntu wabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Niko Dawidi yavuze muri Zaburi 32 ati hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntiwe mu buriganya. Umuntu ababarirwa ibyaha ate? Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 icyiciro cya 12 handitse amagambo y'uko ukwiriye kuba ari umutwaro wa buri muntu wese. Buri muntu wese akwiriye kuba yibaza iki kibazo ati mbese ibyaha byanjye byarababariwe? Uyu mutwaro ni abantu bake cyane bawufite ku mitima yabo, n'abagaragara ko dukangutse kurusha abandi. Mu kanwa kacu haba ibyaha by'abandi gusa, ariko uyu mutwaro wo kwibaza ngo mbese ibyaha byanjye byarababariwe no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Uyu muntu hari isano nzima bafitanye na Kristo, kuko muri Matayo igice cya mbere ku murongo wa 21 haranditswe amagambo yabwiwe Yosefu. Yosefu yari afite fiance ariko aza kuvumbura amakuru atari meza akatwite. Yosefu nk'umuntu wari umukiranutsi, niko bibiri bivuga, aravuga ati nubwo umuntu yakoze icyaha, kuko we niko yibwiraga ko yasambanye, ati nubwo umuntu yakoze icyaha, ariko nibwo buhamya bibiri itangira Yosefu ati ntabwo namukoze isoni ku karubanda, reka mubenge mu ibanga. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo akibitekereza, kuko nicyo Dawidi yavuze muri Zaburi 139 ati n'ijambo ritari mu kanwa kanjye wamaze kurimenya, ati kandi umenyera kure cyane ibyo nibwira. Rero Yosefu nawe ngo akibitekereza, marayika Gaburiyeli aroherezwa, harazamuga ati ntutinye kurongora umugeni wawe, ati kuko inda twite niyo mwuka, ati kandi azabyara umuhungu. Ku murongo wa 27 Matayo igice cya mbere, Matayo igice cya mbere ku murongo wa 27 mwanditswe ngo azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ibyaha byawe Yesu yarabigukijije. Kuba benshi tukibaza ibi bibazo nuko Kristo nta mbaraga afite. Twari dusomye nimugoroba muri Luka igice cya 5 ku murongo wa 17 niho twahereye, aho batubwira ngo abantu baturutse mu Bafarisayo banditse n'abigisha amategeko, baturutse i Galilaya n'i Yerusalemu n'i Yudaya baza aho Yesu ari, batanguye ngo kandi imbaraga z'Umwami Imana zari muri we zo kubakiza. Batashye bakize, hatashye bakize ikirema kimwe gusa, ariko ijambo ry'Imana ryatanze ubuhamya ngo muri Yesu Kristo harimo imbaraga zo kudukiza. Nuva hano udakize, ntabwo ari impamvu z'uko Imana yananiwe kubikora, ni impamvu zawe. Niyo mpamvu nababwiye ikintu gikomeye, niba wumva no mu mutima wawe icyo cyifuzo kitarimo, ureka gusengera ibindi byose, usenga Imana uyibwire uti rema ubukene, rema ubukene mu mutima wanjye, numve nkwifuza, numve nkukeneye. Kuko ubukene bw'umuntu niko ibyanditswe bitubwira, nibwo muhakirwa ku Mana. Umuntu ababarirwa ibyaha bye ate? Ibyaha by'umuntu bibabarirwa bite? Kandi bitewe n'impamvu z'aya materaniro turimo, tugiye mu bari w'igice cya 4 kugira ngo tubone icyo gisubizo, hanyuma tugere ku musozo. Abari w'ikane, ibyaha tugomba kwihana kandi bikababarirwa buri muntu wese akaba afite ibyiringiro by'imbabazi z'Imana, bishingiye mu buryo ubutatu cyangwa bune ngiye kubabwira ndi busomere muri Bibiliya. Ni ibyaha buri muntu wese ku giti cye agomba kwihana. Ni igika cya mbere tugiye gusoma. Kabiri, ni ibyaha by'imiryango, imiryango umugabo n'umugore n'abana.
ko mu kwitegura Kristo ugiye kugaruka, buri muntu wese agomba kwihana, buri muryango wose ugomba kwihana. Icya gatatu, itorero muri rusange, tutaragera ku itorero, ibyaha bindi turi busome n'ibyaha by'abayobozi binagira ingaruka mbi cyane no kubizera. Igika cya kane ni ibyaha by'iteraniro ryose, kuko Bibiliya niko yabyanditse. Ntabwo babikubiye mu murongo ngo bivugire hamwe. Reka duhere ku by'umuntu ku giti cye, buri wese. Kandi mureke mbabwire, uyu murongo uko ibi bintu bikurikirana, buri muntu nihatabaho kwihana kwa buri muntu ku giti cye, no kwihana kw'itorero ntabwo kuzemera, no kwihana ko mu miryango iwacu ntabwo bizemera. Adamu na Eva, Satani yabunguye inama, bagira ngo bungutse ubwenge, bacumura ku Mana. Bakimara gucumura ku Mana, bo ubwabo nta wundi mwanzi atari kuvuga ngo umugore wanjye ngo yumvise amabwire, atari kuvuga ngo umugabo wanjye ngo azerera mu kabari ngo abagabo baramwanduje. Oya, nta wundi muntu wari bo ubwabo. Adamu na Eva basubiranamo. Adamu bimeze biti, kuko Imana ikomanga ku rugi, nubwo Eva ari we wari wateye intambwe ya mbere, umugabo niwe mutwe w'urugo, niwe mutware. Imana iraje ikomanga ati, kwa Adamu mumeze mute? Ati, numvise imirindi yawe ndahunga ndirukanka. None ko wahunze byagenze bite? Niki cyakubwiye ko wambaye ubusa? Ati, uyu mugore wampaye yankoreye ishyano. Ntabwo ari kwemera ko ari we wakoze icyaha. Umugore ati, bimeze gute? Ati, iyi nzoka wayiremeraga. Bivuze ngo impamvu z'icyaha nizo ziri ku rufatiro rwo gusenyuka kw'imiryango. Ibyaha bitihanwa nibyo bituma itorero tudasorezwa amasezerano y'Imana, kugeza ku rwego ijambo ry'Imana ritubwira yuko iyi myaka tumaze tuzerera hano mu isi muri gahunda y'Imana, iyo myaka ntabwo yari muri gahunda yayo. Ubu tuba turi mu ijuru. Mu ntambara ikomeye cya 26 muraza kunasoma. Umuvumo mwinshi uri kubizera, naho abayobozi twawugizemo uruhare. Ndaza kubisoma. Abari wikana murongo 27. Kandi ntagira umuboroheje ukora icyaha atakitumye, cyo mu byo Uwiteka yabuzanije akagibwaho n'urubanza. Icyo yakoze nta kimenyeshwa, azana umwagazi we n'udafite inenge w'igitambo cyo gutambirwa icyaha yakoze. Arambika ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, akibikiraho abikirira igitambo cyoswa. Umutambyi yendesha urutoki ku maraso yacyo, ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo, andi maraso yacyo yose ayabyarire kuri icyo gicaniro hasi. Urugimbu rwacyo rwose arukure nk'uko bakuru rw'igitambo cy'uko bari amahoro. Umutambyi rwosereze ku gicaniro rube umubabwe uhumurira Uwiteka neza. Nuko umutambyi amuhongerera impongano, maze uwo muntu azababarirwa. Niko ijambo ry'Uwiteka rivuga. Kwihana no kubabarirwa kugira ngo umuntu ababarirwe, ati no kumenyesha abantu iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Kugira ngo umunyabyaha ababarirwe, agomba kwemera icyaha cye, akacyatura, kandi akizera igitambo cya Kristo w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, maze uwo muntu azababarirwa. Tuzagira umwanya uhagije cyane wo gusesengura aya masomo. Yobu igice cya mbere. Yobu igice cya mbere. Uburyo Yobu yari akomeye, ari n'umukiranutsi. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'Iburasirazuba, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe mu munsi yitoranyirije, bagatumira na bashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi ibirori byabo yarangira, yo bakabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza igihe kingana iki? Iteka ryose. Ninde mugabo uri ahangaha kuri uyu murongo? Igitabo cy'inama zigirwa itorero banditseho amagambo yantangaje.
baravuze ngo umugabo nk'umutambyi w'urugo agomba kujyana ibyaha imbere y'Imana, kwatura ibyaha bye, iby'umugore we n'iby'abana be, ngo kandi byaba ari ibyaha yamenye n'ibyo atamenye. Ushobora kwibaza ati none ibyo atamenye yabyatura ate? Tubonye umurongo uvuga ngo Yobu yaravuga ngo ahari aba bana banjye bacumuye ku Uwiteka mu mitima yabo. Niyo mpamvu Ellen White yanditse iryo jambo aravuga ngo umugabo agomba kujyana ibyaha by'umuryango w'imbere y'Imana, byaba ari ibyo yamenye cyangwa ibyo atamenye. Ariko muzumva amahane wo mu miryango, abantu bitana ba mwana, nk'umugabo agashinja umugore, umugore agashinja umugabo. Burya mu bantu bari bakwiriye kugira amagambo menshi y'impaka mu miryango, abagabo ntibari bakwiriye kubamo. Bakabaye kubwira ukajya imbere y'Imana ukajya kuyiririra. Aburahamu yakoze icyaha, yumvira umugore we, aramubwira ati ibintu by'Imana ko mbona bitinda, ko umuntu asenga agategereza, uyu mukobwa dutunza ubona ari wamufashe mukaryamana akambyarira umuhungu, tugafasha Imana. Wa mugani w'Abanyarwanda ko Imana ifasha uwifashije, niko abantu bavuga. Nta muntu ufasha Imana. Uhagarara mu mwanya guhamagariye guhagararamo, ubundi gasoza amasezerano yayo. Aburahamu amaze kubyumvira bibyaye amahano, Sara bukiye mu gitondo arivumbura ati uyu mugore n'umwana we urabirukana ahangaha. Aburahamu bimutera agahinda, ajya kuririra Imana. Imana yamubwira ati ibyo Sara avuze bikore, mwirukane. Abagabo bagomba guhagarara ku ruhembe rw'imiryango yabo, bafite kwicisha bugufi imbere y'Imana, basenga. Pawulo yongeyeho ijambo rikomeye cyane. Ni Pawulo ni Petero? Ni Pawulo. Ati abagabo abwira abagabo ati mujye mugira ubwenge cyane mu byo mukorera abagore banyu, ati kuko ni inzabya zidahwanije namwe gukomera. Umugore ashobora kurakara akivumbura no mu mafuti. Abagabo bafite ubwenge bwo mu gipagani buri hasi, ugasanga biri bahanganye, bagakubita inki, bagakubita ibibando, bakirukana. Imana ikomanze nubwo umugore wawe yaba ari umunyamafuti, izihamagara wowe ikubwira impamvu utagize ubwenge bwo guhosha ibibazo byo mu rugo rwawe. Habari igice cya 4 batweretse ko n'imiryango igomba kwezwa kugeza ku rwego. Ellen White yavuze amagambo akomeye cyane mu cyigisho, mu nyandiko z'ibanze. Ni icyigisho gihera kuri paje 94 kitwa gahunda mu ivugabutumwa, avuga abantu bashingwa, kandi ntabwo yavuze bashingwa ngo ahubwo bashishikarira cyane gushaka kuyobora ubwoko bw'Imana, ngo kandi batanashobora kuyobora abantu bake Imana bashinze mu ngo zabo. Muze kuhasoma ni kuri paje 95 nyandiko z'ibanze. Kwihana imbere y'Imana buri muntu ku giti cye, kwihana mu miryango yacu, nibyo bigize urufatiro nyakuri rw'ivugurura n'ububyutse nyakuri bigomba kugaragara mu itorero. Kuko muri iri torero tuhahurira duvuye impande zitandukanye mu miryango itandukanye, na buri muntu wese aho avuye. Abalewi 4 umurongo wa 1, Uwiteka abwira Mose atabwira Abisirayeli uti nihagira umuntu ukora icyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka yabuzanije agakora kimwe muri ibyo, niba ari umutambyi wasizwe ukora icyaha agashyirisha ku bwoko bwose urubanza, atambira icyo cyaha yakoze ikimasa cy'umusore kidafite inenge, gitambira Uwiteka w'igitambo gitambirwa ibyaha. Ati naba ari umutambyi wasizwe, naba ari umuyobozi warambitsweho ibiganza agashinzwe kuyobora itorero agakora icyaha, kimugiraho ingaruka kikamurimbuza, ariko si we wenyine, gikirisha no ku itorero ryose urubanza. Abisirayeli bajya kunanirwa kwambuka ngo bajye i Kanana aho Imana yari yabohereje, si inama bakoze. Abayobozi 12 Imana ibitegetse Mose boherejwe i Kanani, 10 bazana inkuru y'incamugongo. Abayobozi 10 ishyanga ryose imyaka 40 mu butayu barahazenguruka. Icyaha umuyobozi akoze kizanisha umuvumo ku itorero. Niyo mpamvu bavuze amagambo akomeye cyane mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi 56 kitwa Eri n'abahungu be b'ibigoryi, ati tuzabazwa ibyaha twajyaga gushobora kubuza abandi gukora, dukoresheje ububasha bw'ababyeyi ku bana cyangwa ubw'abayobozi kubizera, nk'aho ibyo byaha ariko twabikoze. Buriya nta muyobozi ufite imbaraga zo guhindura abizera, ariko byibura hagarara mu ijambo ry'Imana ubabwire ko ibyo bakora atari byiza, ari bibi. Ariko umuntu bitewe n'impamvu zacu natwe ibi bintu nibabwira ejo nzabaka amafaranga bakayanyima, ibi bintu mukambibabwiye ko bakana kabakomeye nzabigenza ne, kuko muri abantu barakomeye muri iyi si byo. Hari nabo ushobora gufatira imyanzuro bakagufunga. Ijambo ry'Uwiteka ritubwira ko ikintu kimwe rukumbi umuntu agomba gukora,
niba iyo nshingano yiyemeje ni uguhagararira Imana, bashaka bakamutera amabuye agapfa, hahirwa abapfa bapfira mu mwana, ubundi abandi ko bazapfa barimbutse. bavuga ikintu gikomeye cyane mu gice cya 1956 baravuze ngo yo kutubahiriza inshingano bitera akaga. Barandika ngo ako kaga kikuba inshuro 10 mu miryango y'abayobozi. Hari igihe abantu bajya barwanira inshingano iyo bamenyaga amakuru yabyo bazivamo bakiruka. Nasomye amagambo kare mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ahera kuri page ya 70 ageza kuri page ya 72, aravuga ngo impamvu mubona abantu benshi muri iyi minsi baba bafite ubwuzu bwo kugenda no kwihutira kuvuga cyane ni ikimenyetso ngo cyuko Imana itigeze ibatuma, ngo ahubwo abantu rimwe na rimwe bamenya inshingano n'uburemere bw'umurimo, ntabwo bihutira kugenda, baba bazi icyo basabwa ko kirenze imbaraga n'ubushobozi byabo. Abantu muzabona buri gihe bihutira kuvuga cyane, bihutira gukora ibintu cyane, ntabwo baramenya uburemere bw'ibi bintu. Buri muhanuzi wese wabibonaga yabwiraga Imana ati warebye mu izuba narigegeye ntiwanyihorokana abandi utuma. Umurongo usoza umurongo wa 13. Iyi mirongo nayisomye kubera ko buri cyaha cyose gifite urwego Imana yagishyizemo, kandi ikintu kimwe rukumbi gisabwa ahantu hose twasomye. Umuntu aramutse atacyemeye ngo acyature kandi yishingikirize gusa ku gitambo cya Kristo, ntabwo ashobora kubabarirwa. Umurongo wa 13. Kandi niba ari iterero ry'Abisirayeli ryose rikoze icyaha ritakitumye kigahishwa amaso yaryo, bakaba bakoze kimwe mu byo Uwiteka yabuzanije, bakagibwaho n'urubanza, icyaha bakozwe nikimenyekana, iteraniro ritamba ikimasa cy'umusore w'igitambo gitambirwa ibyaha, bakizana imbere y'ihema ry'ibonaniro, abakuru bo mu iteraniro barambika ibiganza mu ruhanga rw'icyo kimasa imbere y'Uwiteka gikerererwe imbere ye. Ibyaha bikorwa n'iteraniro n'itorero, abayobozi nibo bafite inshingano zo kubyatura kandi bakabicyaha. Wenda bifite umurongo, biratangaje cyane. Dukeneye muri iyi minsi abayobozi baba imbere y'Imana barira kubw'ibyaha bikorerwa mu itorero. Nigeze kuba mbaza abantu ikintu, umuhanuzi Samweli yarantangaje cyane. Muri iyi minsi hagezweho cyane kuvuga ibihamya cyane bishinja abantu ibyaha, mu gihe bicyaha ibyaha ni byiza, ariko ugasanga abantu dufata umwanya wacu wose ari ukuvuga ko ibintu bitagenda, ari ukuvuga ko abantu bakora ibyaha kandi bikaba ari biri mu ijambo ry'Imana koko. Ariko mureke impamvu mabwire ko uyu mugabane wonyine upfuye. Ibi ngibi na Satani nawe tubwirwa neza akabikora nk'umurezi wacu, si byo? Banditse amagambo akomeye mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, baravuze ngo iyo Satani ashinja ubwoko bw'Imana, ntabwo ibintu Satani turega ntabwo ari ibinyoma. Umuhanuzi Samweli yaragendaga agacyaha umwami Sawuli, akamubwira ijambo ry'Uwiteka yahuranije nk'uko rivuga. Igitabo cya mbere cya Samweli 16, Uwiteka aramusanga aramubwira ngo uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aguma ku ngoma y'ubwami bwa Isirayeli. Bivuze ngo Samweli yajyaga kuburira Sawuli akamubwira ijambo ry'Uwiteka, ariko yaba amaze kuva imbere yiherereye agapfukama ku mavi akamusengera akamusabira akamuririra. Twebwe tumenye ko mugenzi wacu akora icyaha ni ukujya kumutaranga no kumuvuga gusa. Ati muzi kwa kana, ati muzi ko umukobwa watwaye inda, ati kandi bavuga ngo barasenga, ati muzi ko umuyobozi wacu uti mwari muzika nk'inzoga, ati buriya nawe wateye inda kanaka. Hanyuma y'ibyo wowe wakoze iki nka mugenzi we, ko mugenzi wakomeretse? Mu gitabo cy'inama z'itorero icyo kivuga ko kunegurana, baranditse ngo abantu abizera benshi bameze nk'inyamaswa zazi n'ingo zibonye ingenzi zayo ikomeretse, ngo kugira ngo ziyunganire ziyisigasire bitewe n'uko igize ikibazo, ziravuga ati uyu bwingi ikomeretse, ubwo ni ibiryo by'uyu munsi, zigaterana zikayirya. Niko abizera benshi bameze. Iyo mugenzi waguye mu cyaha umumarira iki? Hajya mu gihe gishize twiga ibihe byigisho bishingiye ku isatu gihembwe gishize, yitwaga ngo iki? Yitwaga umwe muri Kristo. Yego, impamvu agira ngo mbyibuke, mu kwezi kwa 12 dusoza ariko sinibuka ikigisho uko cyitwa, ariko n'icyo twabyize mu kwa 12. Hari igitabo bari batubwiye dusoma cya Ellen White, nubwo cyo kiri mu Cyongereza ntabwo ari abantu benshi tugira amahirwe yo kubisoma, ariko cyari mu gitabo cyitwa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ibihamya ku bagabura n'abakozi ubutumwa bwiza.
kuri paji ya 501 na 502. Ellen White yaranditse ngo iyo umwizera akoze icyaha, yaba ari umuyobozi w'itorero, yaba ari inama y'itorero, ibyo ayo magambo bwe niko yanditse, yaba ari n'itorero muri rusange, ngo nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kumuheza mu itorero inzira Kristo yavuze ko uwo muntu agomba gusangwamo zose zitarakoreshwa. Uwamenye icyaha akabanza akamusanga, yamunanira akajya kureba undi mugenzi we 2 cyangwa 3 biherereye bakamenyesha icyaha cye. Ibyo byananirana, ibyo ko byanditse ko bikurikirana, ibyo byananirana bakagenda bakamugishikiriza inama y'itorero, noneho inama y'itorero nayo nk'abayobozi bagashyiraho akabo, yabananira bakabona gufata umwanzuro wo kumuheza mu itorero. Ellen White yaravuze ngo izo nzira abantu batarazikora nta mwizera n'umwe bafite uburenganzira bwo guheza mu itorero, kuko izo nzira impamvu Imana erega ni Bibiliya bivuze muri Ezekiel 33, Uwiteka aravuze ngo ni ukuri ndirahiye ntabwo nezezwa nuko umunyabyaha apfa. Ariko twebwe abantu benshi tunezezwa nuko bagenzi bacu baguye mu cyaha, benshi birasa nkaho tunezezwa n'intege nke itorero rifite. Tugomba kujya ku mavi tugasenga Imana tuyingingira ubugingo bwacu, duhendahendera imiryango yacu, duhendahendera abagenzi bacu tuzi baguye mu mafuti, aho kugenda tubavuga. Imigani 28 umurongo wa 13 haranditswe ngo uhisha ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza, ariko ubyatura akabiri kazagenza ate? Uhisha ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza, ariko ubyatura akabiri azababarirwa. Kuri uyu mugoroba ndasaba Imana kugira ngo iduhe umugisha wayo, itere buri muntu wese kwakira agakiza kayo, itere imitima yacu kwifuza agakiza k'Imana, ariko kubabarirwa ibyaha byacu. Ndifuza ko mwiterano dufata uyu mwanya kugira ngo twinginge Imana mu isengesho. Uwiteka tuzanira agakiza ke nk'uko yakaduhaye, kandi kakirwe mu mitima yacu, buri muntu ku giti cye, kakirwe mu miryango yacu, gasane kandi gasubize ku rufatiro ruzima imiryango yasenyutse, abagabo n'abagore bavuye ku Mana, abasore n'inkumi bavuye ku Mana, n'abana bavuye ku Mana, bigaragara mu myitwarire y'abafite uyu munsi, kandi agakiza k'Uwiteka gatahe mu itorero habe ivugurura nyakuri n'ububyutse. Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu.